Muraho neza, karibu cyane nanone kuri YouTube channel yanyu maze kumenyera Menya Uhinduke. Menya Uhinduke ni inyigisho mutegurirwa kandi mukagezwaho na Kaneza wa Mugabo. Mbasuhuza muherereye hose mu bice byose bigize isi kuko YouTube nicyo kiza cyayo iraguka ikagera hirya y'igihugu cyacu. Murakoze rero, uyu munsi twaba tugiye kurebera hamwe inyigisho y'amakimbirane mu bantu, amakimbirane hagati y'abakundana. Ese amakimbirane twabana dute nayo muri rwa rukundo rwacu mu mwimerere warwo? Kuko uko twabigenza kose, uko twakwirinda kose, uko twaba turabanyabwenge gute, biragoye ko twayarindura burundu tukabaho tutayafite. Ariko icyo twashobora, twakwishakamo imbaraga ziyajya hejuru. Ikibabaje nuko muri no minsi usanga amakimbirane atujya hejuru, abari hafi aho muri buri muntu. Rero za vitamine zose twagiye twiga, twarebeye hamwe zifasha urukundo kugaruka mu mwimerere warwo, uko twarebye ubwenge, tureba ukuri, tureba kwihangana, tureba kubaha, birashoboka ziriya ingredients waraziriye neza, urukundo rwawe rurakomera, ugasanga amakimbirane aho yaturuka hose uyagenda hejuru. Umukunzi wawe uko yabashatse kuyazamura uyajya hejuru, yewe nawe ubwawe bitewe n'intege nke rimwe na rimwe duhura nazo bishatse kuza, usanga uzijya hejuru kubera ko za vitamine ziba zarakubayemo nyinshi. Ni byiza rero ko turebera hamwe, tugafashanya, tukahwiturana, tukareba uburyo amakimbirane twayajya hejuru. Ariko hari n'abantu rimwe na rimwe njya nkora ama research nkasanga rwose hari abantu babaho batarangwa n'amakimbirane. Burya byose birashoboka. Rero iyi titre nene itangiye ngira nti kuki amakimbirane adatana n'abantu, kuki amakimbirane adatana noneho cyane cyane bamwe bakundana bitwa ko basezeranya karamata kubana imyaka yose ubuzima bwabo. Ariko mbere na mbere amakimbirane ni iki? Amakimbirane ni ukutumvikana kuvuka hagati y'abantu babiri cyangwa abantu benshi bishingiye ku bitekerezo, ku gaciro, ku nyungu biba bitahuriweho. Kuko buryo abantu bahuje inyungu ku kintu runaka, bahuje umuco, bahuje ibitekerezo, bahuje agaciro, abo bantu nta kabuza barumvikana neza. Ariko rero kimwe muri byo bidahuye, amakimbirane aravuka. Reka noneho dusesengure twinjire uburyo amakimbirane avukamo. Hari umuntu uvuga, hari umuntu ubwirwa, cyangwa se uvuga, cyangwa se benshi bavuga. Hari n'umuntu ubwirwa cyangwa se benshi babwirwa. Ba bantu babiri, kuko aho niho nshaka ko dutindaho. Akomoka te, avuka te, source. Nitujya ku isoko biraba bidufashije, kuko ntabwo wajya kwica ikintu, kurindura ikintu ugihereye hagati. Ni byiza kujya ku mutwe. Niba abantu babiri bahuye, umuntu umwe yitwa A aravuga, abwira nde, abwira B. Uvuga aba sendinga message, aba yohereza ubutumwa, aba yohereza ibitekerezo. B aba receiving, yakira ibitekerezo byo bituruka kuri A. Rero iyo A atavuze mu buryo bwiza, mu buryo bwuzuye, mu buryo mu mwimerere wabwo, mu buryo bwuzuye ubumenyi, cyangwa bikunda haza kuvuka amakimbirane. Kuko burya kuvuga ni kimwe no kubwirwa ni ikindi. Reka kuri iki gice twibande cyane ku muntu uvuga, ari we sender. Noneho igice cya kabiri tuzarebera hamwe ubwirwa, amakimbirane uburyo agenda avukamo, ariyo conflict cyangwa se conflit mu ndimi z'amahanga. Kuvuga, iyo uvuga adafite ubushobozi buvuga, aha ndavuga kumenya neza gutanga ibyo uvuga. Amagambo ukoresha, cyo ni icya mbere, uburyo uyakoreshamo, cyo ni icya kabiri, n'umwanya uyavugamo, cyo ni icya gatatu. Ibyo bintu bitatu iyo uvuga atabifiteho ubumenyi, byanjye bikunde araza gutsitara bimworoheye, araza kugwa, kandi uko kugwa niko kubyara amakimbirane. Icya mbere y'amagambo akoresha uwo muntu uvuga, tuyarebere hamwe. Ubundi mbere na mbere yo kuvuga, ni byiza iteka kubanza kwiga neza ubwira icyiciro abarizwamo.
ibyo ni ibihe byiciro, ukareba niba umuntu ngiye kubwira ese ndamuruta, ese umuntu ngiye kubwira aranduta, ese umuntu ngiye kubwira turangana mu myaka, ese umuntu ngiye kubwira aranduta bikabije arashaje cyane, ese umuntu ngiye kubwira yaba ari mu cyiciro cy'ubukene, yaba ari mu cyiciro cy'ubukire, yaba ari umuntu w'ingaragu, yaba ari umuntu wubatse. Kuko ibi byiciro byose nshuti zanjye muteze inyigisho zamenye uhinduke, byanga bikunda ntabwo aba bantu ubavugisha kimwe. Tubwizanye ukuri, ubu wahura n'umuntu niba ufite imyaka 30, ugahura n'umuntu ufite imyaka 50, uko wavugisha umuntu ufite imyaka 50 kandi uba ufite 30, niko wavugisha uko wahura n'umuntu ufite imyaka 10? Ese niko wavugisha no umuntu ukennye wowe niba ukize? Hoya. Ibi byiciro rero byose iyo uhuye n'umuntu ni byiza ukabanza ukamenya ako kanya muri wowe, ukareba utuye umuntu mpuye nawe ni muri mu cyiciro iki n'iki. Reka ne gupfa kuvuga, ne gupfa gukoresha amagambo niboneye yose, kuko iyo wabanje kwiga neza ubwira cyangwa ubwira niba ari benshi, amagambo ukoresha nta kibazo yatera, kuko uyakoresha ubizi neza abo bantu abaribo. Ikindi ni byiza kujya kuvuga ukabiha agaciro, nturangare. Ijambo ryose rigiye kukuvaho ukabanza ukayiriyungurura, ukaritekerezaho kabiri, ukibwira ko byanga byakunda amagambo ngiye kuvuga hari nyuma yaha. Rero reka mpa agaciro ijambo rigiye kumvamo kugira ngo nyuma yaha ntaza kugira ikibazo. Kandi burya ni byiza kwirinda gukoresha amagambo udafiteho ubumenyi neza. Akenshi amakimbirane ava mu magambo wakoresheje wowe uvuga kubera kujijwa kwawe cyangwa kubera kurangara kwawe. Waba uriho uvuga ugasanga uhise ureba telefone kandi wariho uvuga, waba uriho uvuga ugasanga uhise ureba nk'ikintu giciyeho, ako kanya ubwenge bwawe bukajya niba muhagaze umuhanda bugahita burangarira imodoka iciyeho se, umuntu uciyeho runaka, ikintu icyo ari cyo cyose kandi wariho uvuga. Ibyo byose bishobora gutera amakimbirane. Hari n'amaterme y'iki gihe agezweho uba ukwiye kwitondera wowe uvuga, kuko ntabwo buri bintu byose bije byadutse twabyita ibisirimu, kandi bimwe na bimwe bibyara amakimbirane. Bisaba rero kugira ubushishozi bw'amagambo ahamye meza azira ibinyoma yuzuye kubaha. Njye mbona hari abantu bamwe na bamwe amagambo yabo aba yuzuye ibinyoma, ku rugero avuga ntamenye ko ariho abeshya, yabigize bisanzwe, kandi wowe ubwirwa uriho urabibona ko yakubeshya yagushize hasi. Ariko wa muntu kubera ko niko yitoje ntajya kuvuga areba ati ndabwira nde, usibye ko kubeshya nta cyiciro uba ugomba kureba ngo uzabeshya bato gusa bakuru bareke. Hoya. Ni byiza guhora witoza kuvugisha ukuri, ni byiza guhora witoza kuvuga amagambo yuzuye kubaha. Icyo cyari icya mbere, amagambo ukoresha bandi uyabwira. Icya kabiri, uburyo ukoresha amagambo uvuga. Aho uvuga aba akwiye kwigengesera cyane, kuko hari ubwo avuga ijambo ritagakwiye gutera amakimbirane, ariko bitewe n'uburyo wavugiyemo bigatera ikibazo. Urugero, kuvugira hejuru, ubwira ukamusakuriza, bya bindi bya tone of voice. Hari umuntu ujya kuvuga ukagira ngo arabwira uwo mu kandi karere gatandukanye nako arimo. Hari umuntu ujya kuvuga akagira ngo wabwira ntabwo yumva neza, akavugira hejuru cyane, noneho ukaburi hujena, ukaburi ubangamira uwubwira. Icya kabiri, kujijwa ntumenye gusobanura neza ibyo uvuga. Ibi bikunze kubaho cyane, wowe uriho usendinga ubutumwa ushaka gutanga, igitekerezo ushaka gutanga, ntumenye kugisobanura, noneho bigatuma ubwira ariho yumva bimuderange, cyangwa se akabona ni nkaho hari ibyo uriho umukinga. Icyo gihe rero bishobora kubyara amakimbirane. Hari ikindi, kujijwa ukavuga make, ay'ingenzi ukayareka. Ibintu nk'ibi ngibi bikunze kubaho. Wajya kuvuga wowe igitekerezo cyawe cyari gifite akamaro, ugasanga uvuze ijambo rimwe gusa wicecekera,
kandi byari bifite akamaro, ibyari bifite wenda igisubizo niba hari nk'ikibazo mwifuzaga gukemura mwembi ukakireka, nanone cya kibazo kikagumaho kuko amagambo y'ingenzi wayaretse. Ikindi ari ukuvugira mu bwiru cyangwa mu migani, kandi ahari uriho ubwira adafite ubushobozi busobanukirwa ubwo bwiru, busobanukirwa imigani. Ntabwo ari twese twagerageje kugira amatsiko ngo tumenye imigani yacu, tumenye kuvugira mu bwiru ese bishatse kuvuga iki. Oya, ubu ukwiye rero kureba ukavuga uti umuntu mbwira nta bushobozi afite buvugira mu bwiru, reka mvuge byeruye, reka mvuge bifunguye, kuko iyo uvugiye mu bwiru bishobora kumurakaza kuko ntabwo aba ariho aragusingira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzabona iyo uhuye n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ugasanga ntabwo ubizi, uhita ugira icyo umubwira kandi ntariho akumva nk'uko wowe wumva, agira akarakara. Mukunze kubibona, ariko iyo wamenye ko yavukanye ubwo bumuga uriyaranja ukabana nawe ukagira imvugo ijyanye n'uko nyine yavutse ameze. Hari n'ikindi kuvuga nk'aho udafite icyizere cy'ibyo uvuga, bimwe bita kuvugurya iminwa. Ni ukuri ibi nabyo bikunze kurakaza uwo uriho ubwira cyangwa se niba ari benshi, kuko kuvuga niba ikintu ugiye kuvuga nta kinyoma kirimo, nta soni giteye, cyuzuye icyubahiro nk'uko nabivuze hejuru, vuga wasamye neza, ijambo ku rindi, wuzuye icyizere, confidence. Nibyo bituma uwo ubwira aha n'agaciro by'uruhu uramubwira, naho ubundi umutera nk'isesemi rwose ukaba yakubwira uri mu biki. Ibi rero bikeya mvuze, uburyo ukoresha amagambo ni bimwe mu byo wakoresha bigatuma byabyara amakimbirane. Icya gatatu, umwanya uvugamo. Inshuti yanjye, ntabwo ari buri gihe uba ugomba kumva ko wavuga. Hari ubwo uvuga afata umwanya munini ukabije bikarambira uwabwira, cyangwa se niba ari benshi ariho abwira, bikazamura uburakari bwabo kuko barambiwe kandi bari bafite izindi gahunda uriho ubatesha. Niba ufashe ijambo bakakubwira bati ngaho uvuga ukoresha iminota 10, rwose koresha iminota 10, ahubwo nibishoboka ukoresha 7, nibishoboka ukoreshe 5 cyangwa se 10, yuzuze neza, we kubarambira. Niba muri ahantu bakaba bamwe bariho baravuga kandi ukumva ufite hari icyo ushaka kuvuga, banzure buti ese uyu mwanya ni mwiza ngiye kuvugamo, kugira ngo bitaza kubyara amakimbirane. Ahari yo wicecekera ntibyari bubyara amakimbirane, ariko uwo mwanya kuko utawusobanukiwe neza uhise uvuga bibyaye amakimbirane. Ni we wizize wowe uvuga, wowe washatse gutanga igitekerezo cyawe. Menya neza uti twagiye wenda mu kiriyo bapfushije, ahangaha bariho nzanira inkuru ijyanye n'ikibazo ndanari mfitanye na bwana, kandi mwari mwicaye muri groupe mwatabaye, n'agahinda, n'umuryango wabuza wabo, none utangiye kuzana gahunda zo mu rugo. Ese uwo mwanya uwuvugiyemo niwo? Aho ntushobora gutuma uwo mugore wawe cyangwa uwo mugabo wawe cyangwa sheri wawe, niba muri couple y'abajone mwitegura kuzarushinga, murakaranya mukaba mwataha mutongana ko ati se nkawe ibi bintu ubizanye ute hariya hantu. Icyo nacyo ni cyiza kukimenya, ukamenya umwanya ugomba kuvugamo n'uwuhe. Ikindi nisi bikomere, hari ubwo uvuga avuga akavugira mu bikomere bye ejo hahise. Twese tugira past, twese ntawe udafite ejo he hashize, none ugasanga ejo hawe ni habi koko, warakomeretse bikomeye, ufite intimba nyinshi ku mutima. None wajya kuvuga disi yakavamo amagambo yuzuye igikomere, ahubwo ugahita ukomeretsa n'abandi bakaba babaye victim, kuko bararengana ntibazi ejo hawe. Nawe rero nibyo koko si wowe, ariko ibyo bikomere ni byiza ko wajya ugerageza ukareba uko wabyivuza, nk'uko tujya rwose kwa muganga utindwa yahanaha bakagufasha. Ndabibabwira kenshi, uko ugira lawyer wawe, uko ugira makanika wawe, uko ugira teacher wawe, uko ugira ni byinshi, niko uko wumva umutima wawe ibitekerezo bikuremereye ku kintu runaka jya uragituma iteka. Niba wari ugiye kwivugira wahize kuvuga neza, hahise haza ejo hahise hawe. Shaka abagufasha, shaka abuganiriza nabo,
bakuganirize ibyo bintu bigende ubihagarara hejuru, ubyicara hejuru, byo bijye munsi. Icyo gihe rero hari ubwo bigera amakimbirane kubera ko wowe wavugiye mu bikomere, nubwo yego nawe aba nta kundi wari ubigenze, nawe atari wowe, ariko wivuje byaba byiza kurushaho. Rero kuba bubwira bari biteze byinshi ukababwira ijambo rimwe, ibyo nibyo nari mvuze hejuru, nabyo si byo. Ibyo bisa nko kubatenguha, bagakeka ko hari ibyo wanze kubabwira. Muri make, iyo abantu babiri bahuye ikiganiro kigatangira, uvuga urumva ko niwe uba ubimburiye ikiganiro. Ashobora kuba nyirabayazana w'amakimbirane iyo atamenye uburyo akoresha amagambo, ryaravuga, ni ikihe cyiciro ariho arabwira, ni ubuhe bujiji yaba afite agomba kwirinda akiyubakamo ubumenyi, niba afite ibikomere ni gute yabyirinda, kugira ngo ikiganiro niwe ubanje, niwe esikariye ya mbere igiye kubimburira, habeho kwigengesera byo kubyara amakimbirane. Uvuga niwe ubimbura ikiganiro, agomba kwigengesera mu byo tubonye, agakoresha ubushobozi bwose kugira ngo igitekerezo afite, ubutumwa atanga bugende neza. Kandi birashoboka, kuko burya ngo ibuye ryasesekaye ntiriba ricishe isuka, siko ikinyarwanda batwigishije. Ikintu wamenye ntabwo uba ukigonze, ikintu wabonye utari ugifiteho ubumenyi ntabwo uba ukiguye ukundi, uba wambutse rwose. Ni ngombwa hagati y'umugore n'umugabo, hagati ya fiancé, hagati ya copain copine, iyo habayeho kutamenya, mwamwicare ahantu, mwasohotse muri restaurant, mwicaye hotel nziza rwose, muparitse imodoka yanyu nziza, ariko ugasanga mutashye buri wese yifuza gutaha ukwe, kubera akantu gato cyane iteka, kubera ko utamenye uburyo ukoresha amagambo, kubera ko utamenye ryari ugomba kuvuga, kubera ko utamenye kwiha gukoresha amaterme y'iki gihe ngo nuko bigezweho, kandi ahari sheri wawe icyiciro abarizwamo akagombye kuba wakimenye ukakibuka. Cyane cyane wowe mukobwa, my sister, niba umugabo wawe akuruta imyaka, icyo cyonyine ntukakibagirwe, ntukamumenyere ngo wumve ntacyo tumaranye 20 ans de mariage, mumaranye imyaka y'urushako irenga 10, yaba umwe, yaba ukwezi kumwe mumaranye, yaba ari imyaka 40. Ibuka ko akuruta imyaka, ibuka ko rwose ari umugabo, ntukumve ko ushaka kumva ko wakwirara ukamubwira uko wishakiye. Ibyo rero bizakuraho amakimbirane, yewe ejo nanashaka kuza gato azaza nta ntege afite, muzaba mwarayamazemo ubumuntu, ubukimbirane, mbese sinzi uko nabyita. Yego rero reka ngere ngarukira kuri iyi part 1 yo kuntu amakimbirane ashobora kuvuka atewe na wa wundi wavugaga, sender, wohereza ubutumwa, wohereza igitekerezo, ubimburira ikiganiro. Turabibonye muri make, ibyinshi tujya tugenda tubiganira gahoro gahoro. Murakoze, murakarama. Ni Kaneza wa Mugabo.